natwe muri iki gitondo cy'umunsi ubwiza bw'Imana data buhanze mu mitima yacu mwami wowe utuyobore wowe utwishije twite mu Mana n'ibindi kandi twebwe kuvuga n'inzabo z'ibanze zose mwami n'izina rya Kristo Nazareti tukoretse ubwoko bwawe data bagakugaragara umuvugisha wawe data n'ibihe neza cyane mwami wemerere data n'ibihe uyoboye intego zacu mwami uturinde kujarajara mwami n'ibihe uturinde kurohama tudahari ahubwo presence yawe data n'ibihe ikagenda mu mitima yacu amaze wirukana intekerezo rwose mwami n'ibihe ziri hanze asigaye mwiza nawe data nitugote umuco w'Imana tumurikire cyane mu gitondo cy'umunsi mwami ubwiza bw'Imana bumanuke mwami n'ibihe abera bagubwe neza abera bishime mwami wowe n'inzara bwawe narishime guhanga no gucuza kuzuye uwiteka mwami twaje ibyo bwiza bwawe data turifuza kugira neza kwawe Yehova Jire turifuza imbabazi zawe mwami n'ibihe turifuza ubwiza bwawe data n'ibihe turifuza umuco wawe data n'ibihe turifuza kugira neza turifuza ubwiza bwawe mwami reka ubwiza bwawe data tumanukire reka ineza y'urukundo rwawe data mu mutima mwami n'ibihe utunezeze cyane data ukingure data n'imitima yacu mwami ukingure imitima kuri kure mwami n'ibihe wowe utwiyegereze Yehova Jire utwiyegereze tugire neza cyane mwami utwuzuze ubwiza bwawe data n'ibihe abana tugubwe neza cyane mwami Jehova karibu mwami natwe tugire neza muri zose ufite ubwishime kuri maso bwa zose mwami icyubahiro cyawe n'ibindi zose mu izina rya Yesu amen.
Hallelujah.
Imana iri hejuru ya byose, Imana y'ubwiza bwinshi, Imana y'ubuso gukiranuka, Imana ihambaye, Imana y'urukundo rwinshi.
mubwire ashoboye byose azagutsinda. Mubwire Bwana Yesu asifiwe. Turasimuka irindi rimwe gusa nitubona. Bwana asifiwe. Kiswahili kizakigora abantu bavuye ahantu batandukanye Kiswahili batumva. Asifiwe. Ariko ubwo mubwire byose arabishoboye. Haleluya. Byose ibyo uzi byose bimubwire arabishoboye. Twasangira azakora ukuntu ngo azatunganya inzira aho zitari, anafanya njia, azakora inzira ahantu utatekereza. Iyo mbere uzurikanisa inzira izari zirikoranye akazigira anafanya njia asipo. Ni ukuvuga ngo azakora inzira ahantu hatari hateganyijwe inzira. Asifiwe. Amashamba akagira umuhanda, ahandi hagoramye akahagira ukuntu. Nta bibazo byawe uzi ko byoshoboka akabishobora. None hari ukundi twagize anafanya njia pasipo kuacha njia. 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 Anafanya njia. Ukiaga
Imana uyu munsi Imana igira icyo ikora ku buzima bwawe. Turagushimiye Kristo, tuguhaye icyubahiro Mwami Mana, dushimye ubwiza bwawe, dushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye igitondo cyiza, igitondo uduhaye, igitondo waturemeye kugira ngo twishime tunezerwe. Turagushimiye Kristo, turakwakiriye Mana yacu, turakwakiriye byiringiro byacu, turakwakiriye ubuhungiro bwacu. Ni wowe mutabazi wacu, ni wowe mbaraga zacu, ni wowe byiringiro byacu, ni wowe mucunguzi wacu. Yewe Mana, tuguhaye icyubahiro, niba ubane natwe muri iki gitondo utugirire neza. Data, turakwakiriye mu buzima bwacu, turakwakiriye mu mutima wacu, turakwakiriye Mana mu bwenge bwacu, mu bitekerezo byacu. Data mwiza, turagira ngo winjiremo, turagira ngo ubane natwe, turagira ngo uvugane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka buri gikorwa cyose, buri gahunda yose Mana Data iri bukorerwe ahangaha, Data twakiriye umwuka wawe, twakiriye kuvuga kwawe, twakiriye gukora kwawe, twakiriye ububasha bwawe. Reka Mana Data abari ibyo biganze ahangaha, biyobore Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'Imana ikomeye Kristo wera. Nibane natwe tugirire neza, icyubahiro gikomeze kuba icyawe Mana, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu tubisabye. Reka Mana twegere tufate amashyi. Haleluya. Reka tuzamure Imana icyubahiro.